Dutangiranye n'umumama yari ari kumwe n'akana ke hano ku muhanda barimo gucuruza. Kumbe ku ruhande hari undi mugabo ari kumwe n'umugore wari kumusoma kunda avuga ati rwose akana kacu nakeka karimo kunyumva kandi kanyishimiye pe. Akana kari hano kazunguje mama wako ati mama dore papa. Umugore nawe abonye umugabo uri hari uri gusomana n'undi mugore arikanga. Ubwo umugabo wari uri hano yari ari kumwe n'umugore we avuga ati rwose simbyiyumvisha ndetse nkumbuye no kureba ukuntu akana kacu kazaza gasa. Umugore arebye umugabo neza mu maso yarikanze ibyo yari ari gucuruza ahita bikubita hasi. Akana nako karumirwa kabonye ukuntu mama wako yifashe. Ubwo umugore wari urimo kubagurira kubera atarazi bijya mbere yahise ababaza ati se kandi habaye iki? Namwe mukurikire turumva akana kavuga kuri yari se ndetse n'uyu mudamu arikanze akimara kumubona ariko twabonye kuri mugabo ari kumwe n'undi mugore. Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Akana karanje karavuga ati se none mama ntago tujye kuvugisha papa? Umudamu kubyakira byaramunaniye aravuga ati naga ari none ha mwana wanjye uretse manze nekereze kabiri pe ibi bintu ntago ndi kubyiyumvisha. Guturiye yaba ari papa wawe koko mbonye. Ati se koko niwe? Ati sindi kubyiyumvisha pe. Umudamu araje avuga ati mwana wanjye reka nshaka ubundi buryo twamuvugishamo ntago twahita tugenda ngo tumuvugishe. Akana karanje karavuga ati se none mama ubundi papa ntago yatubwiye ko yagiye mu kazi? Mana yanjye uriya mugabo uri hariya bigaragara ko yasize abeshya umugore we kagiye mu kazi. Kumba aho yagiye yaragiye yishakira undi mugore ndetse ubona ko babanye neza banishimanye. Umudamu araje abwira akana keti mwana wanjye humura ibi bibazo byose tugiye kubikemura kandi turabivamo twemye pe. Ati ugomba kugira umutima ukomeye. Umudamu uri kubwira umwana kugira umutima ukomeye disi niwe kubyakira byananiye kuko no kuvuga byamunaniye ari gukomeza arira. Umugabo uri hano nta kintu na kimwe yari yitayeho ni yari yanababonye yakomeje yishimanye n'umugore we ubona ko bameranye neza rwose. Aravuze ati rwose tureke gukomeza duhagaze tujye gushaka ahantu tube twicaye pe. Umudamu uri hano yabwiye umwana we ati mwana wanjye rero ikintu ugiye kunkorera ugiye gufata izi cocktail turi gucuruza ugende ubagurishe ndaza kukuvugisha nyuma rwose. Ati se wari ukumbuye se guhura na papa wawe? Akana kati yego. Umudamu araje aravuga ati ariko numubwiye ko ari papa wawe kugira ngo uriya mudamu bari kumwe atabimenya tubakorere surprise. Ubwo sinzi surprise umudamu yabwiye umwana we bagiye kubakorera. Aranje aravuga ati ibi bintu sinabyiyumvisha ko umugabo wanjye ari kunca inyuma bigeze ahangaha. Umudamu yatekereje ikintu yakora arangije acaho mukurikira akantu ku kandi rwose. Ubwo umudamu yaciyeho wa mugabo nawe yari ari hano ari kumwe n'umugore we agenda afata kunda avuga ati reka umwana wacu twakiciye hano ubu ngubu ko yanarushye tukareka kumugendesha cyane. Ubwo bicaye hano ku muhanda barimo kuganira. Umugore abwira umugabo ati ariko nawe rwose uba wakabije mu kunyitaho pe. Umugabo nawe ati mba ngomba kwita ku kana kacu kuko kaba kanyeneye rwose ndabizi. Umudamu yaje hano wa wundi wari urimo gucuruza ku muhanda arangije ajya ku ruhande aho batamureba afata telefone yahamagara umugabo we ngamubaza hari yumve ko akomeza kumubeshya. Ubwo yaramuhamagaye muri ako kanya aho umugabo yari ari nawe yumva telefone irasonye. Arangije aravuga ati uretse manze nitabuye umuntu rwose. Ubwo umugabo yakuyemo telefone arangije aravuga ati ariko si umuntu kandi uturogoye n'uwahe? Arebye kuri telefone umuntu umuhamagaye arisesa aravuga ati ndabona ari umukozi wo mu rugo wa kera reka mufate rwose dore nguyu. Bamwitaga Bertride bigaragara ko ari izina ry'umugore we yanditseho none atangiye kumwita umukozi w'iwabo wa kera. Umugabo araje aramufata ati yego ndakumva Bertride we. Ati se kandi ni ibiki? Umugore uri hano nawe aranje aramubaza ati se ko watinze yo wagiye uzaza ryara akazi muracyagakora? Umugabo aranje aramubwira ati yego rwose ubu ngubu ahantu ndi rwose naga ibintu biragenda neza nibigenda neza nzakubwira. Umugore aranje aramubwira ati se none ko nta kintu kitwohereza kandi bimeze bite? Umugabo uri hano aranje aramubwira ati yewe ntuhangayike ntugire ikibazo nzabasura aho ngaho mu rugo. Yakomeje kumubwira ibintu biterekeye kugira ngo ajijishe uyu mugore we bari kumwe. Ubwo uko yamuvugishaga kandi yagendaga afata ku mugore we. Umugore we nawe akomeza amubwira ati shere wanjye rwose vugisha umuntu vuba twivuganire. Umugore yavuze ati okay niba nta kibazo rwose banza usoza akazi urimo gusa ntuzatinde muri ako kazi kanyu pe kuko turagukumbuye cyane uzaza udusure. Umugabo aranje aravuga ati rwose utubazo ndimo ibintu nshaka gukemura nibikemuka nzaza mbasure rwose nimugire ikibazo kandi nzabazanira surprise hari n'abandi bantu turi kumwe hano nzabazana nimugire ikibazo pe. Ubwo yari ari kugira ngo yumvishe umugore we bari kumwe nonaha kari abantu bo mu rugo iwabo bakera arimo kuvugisha. Umugore nawe aranje aramubwira ati okay nta kibazo
gusa umugore byaramubabaje ukuntu umugabo wamujijishije akomeza no kumwita umukozi wo mu rugo. Umugore yabuze uko yitwara avuga ati ibi bintu ntibishoboka pe, gute umugabo wanjye twabyaranye ari we wankora ibi bintu. Umugabo uri hano yarakomeje yisomanira n'umugore wari uri hano umutwitiye, akajya amusoma agasoma n'akana batwite. Ubwo ntibwatinze wa mwana nawe mama yari yohereje ngo azabacuruzeho yari abagezeho, arangije araza arababwira ati se ntago mugura utuntu two kunywa. Akana karangije karavuga ati papa. Umugabo arangije arikanga areba hirya no hino biramuyobera, aravuga ati iki cyanara. Umugore wari uri hano arangije aravuga ati papa wawe se wa mwana we kandi hano ari hehe? Akana karangije karavuga ati ok ibyo ngibyo nimubyiteho reka mbihere icyo kunywa. Umugabo arangije abona akana karacecetse aravuga ati iki cyana nikigiye kundaburizara, atangira kureba hirya no hino. Gusa umugore wari uri hano ntabwo yabyitayeho, yaketse wenda kari akana kishakira amafaranga, aya ari amaco y'inda ariko abagabo bose kabahamagara kugira ngo bagure. Ati wakana we rwose rero ni byiza kuri kwita umugabo wanjye papa, kuko nubundi arega mu minsi mike araza kuba ari papa, dore hano ngiye kumubyarira akana. Sibyo rata mugabo wanjye, harabwo kukwita papa byakubangamira. Icyo atazi uyu mugore utwite nuko aka kana kari guhamagara ngo papa, uyu nguyu nubundi ari so kabyara. Ubwo umugabo yakuyemo amafaranga ngo akishyure. Akana karangije kabwira umugore ati se none uwo mwana wawe ugiye kubyara ni uwo mugabo muri kumwe? Ati yego rwose uyu nguyu ni umugabo wanjye, dore tugiye kubyarana akana kacu ka mbere. Umugabo yakomeje kwikanga kubera ko yamaze kumenya ko yari umwana we, ndetse afite n'ubwoba ko umwana yaza gutaka abibwira mama we. Icyo atazi nuko mama w'uyu mwana nawe ari hano hafi ari kubacungira hafi. Umugore uri hano yakomeje apresenta umugabo we ku kana avuga ati umugabo wanjye rwose niwe muntu wa mbere nzi mwiza kuri iyi si y'Imana. Ati nakifuje wakana we nawe kugira papa wawe nk'uyu. Icyo atazi akana ari kubwira uwo nubundi ari kukifuriza ko yaba se ni papa wako. Gusa akana karaceceka nk'uko kari kabipanze na mama wako, kanga kugira ikintu gakomeza kuvuga. Umugore uri hano nawe yakomeje gushimagiza umugabo we amwifuriza kuba yaba se w'aka kana. Akana kakavuga ati rwose ni byiza, ndumva ari umupapa mwiza pe. Gusa umupapa byari byamucanze, baze nawe umwana wawe kugufatira mu cyuho nk'iki uri guca inyuma mama we. Ubwo akana karavuze ati ok nta kibazo ngereka nigendere. Umugore asigara abwira umugabo ati rwose kari akana ni akana keza pe. Icyo atazi nuko akana ari kwita keza n'ubundi arakuye umugabo bari kumwe. Gusa akana gukura amaso kuri se byari byakananiye ndetse gafite n'agahinda kenshi cyane. Umugore kubyiyumvisha byaramunaniye, arangije aravuga ati sinabirekera uko nguku, reka nze nkwereke icyo nkora. Ubwo umugore yabonye ukuntu akana ke bagasebeje kakagenda karakaye, ndetse n'umugabo arangije aza akirukaho kugira ngo akisobanureho. Aravuga ati wa mwana wenda kwinginze utaza kuneza mama wawe. Akana karangije karavuga ati ariko papa kubera iki wadukora ibintu nka biriya? Ati ni gute koko wifata ukabwira mama ko wagiye mu kazi kandi uri kumwe n'undi mugore? Ati wakana uriya n'uwo dukorana mu kazi rero aratwite, mba naje kumwitaho nk'umuntu umukoresha. Ubwo umugabo yasigaye ari gucunga inyuma niba nta muntu waba uri kumureba. Arangije avuga ati wakana wireka nkuha amafaranga ariko utaza kubibwira mama wawe, nawe nyumvira umuntu w'umugabo ibintu ari gushukisha umwana we yibyarira. Ati wakana we rero ufata amafaranga uze kurya ibirindazi, ntugire ikintu na kimwe ubwira mama wawe sibyo, uceceke ntugire umubwira ko wabonye papa, ndashaka kuzabakorera surprise nkabatungura mu rugo sibyo. Gusa icyo atazi nuko akana kari kabimenye. Ubwo mama wako yahise aza, arangije afata ya mafaranga ahita yamujugunyira. Ati wa mugabo we nta n'isoni ugira, ukifata ugashukisha umwana we wabyaye amafaranga ngo aceceke navuge ko yakubonye? Ese aya mafaranga 10 uri kumuha ubundi yamumarira iki? Umugabo yahise avuga ati mugore wanjye rwose tuzi. Umugore arangije avuga ati ntuzi, urumva naceceka hanyuma y'ibintu byose wakoze ukambeshya ko wagiye mu kazi, kumbe wagiye kwishakira abandi bagore? Njyaho narindi mangayitse ndi kureba ukuntu natunga umwana wacu, nzi ngo wowe ahura amafaranga uri kuyizigama, kumbe wayakoze mu rundi rugo. Ubwo wa mugore utwite nawe yahise aza yiruka, arangije arabaza ati se kandi aba bantu nabahe? Umugabo arangije aravuga ati twigendere rwose aba bantu ntubiteho. Gusa yari ari kumva n'ubundi by'umugore ari kuvuga avuga ati uwo mugabo ni se w'uyu mwana, ndetse yaradutaye atubeshya ko agiye mu kazi, n'ubundi sinshidikanya nawe yaje asanga igihe nk'iki numara kubyara umwana yarakuze azaguta. Ati umugabo wifata akambeshya ngo yagiye mu kazi gukorera amafaranga, yarangiza akanana n'umwana wanjye inzara igasigara itwica. Ati se urumva uwo muntu afite umutima? Umugore uri hano nawe yakutse umutima aravuga ati ye ese ibintu bari kuvuga nibyo? Umugabo arangije abwira uyu mugore bari kumwe ati rwose ntubite haba ngaba n'abasazi. Umugore bari kumwe byaramurenze aravuga ati ceceka wa dayimoni we, gute wifata ugakora ibintu nk'ibi?
Umugore yaravuze ati wa mugore w'inama nakugira, shaka uburyo ubaho ubuzima bwawe pe, kuko nkubwiye ukuntu uyu mugabo amaze kumpangayikisha we nta nubwo wabyiyumvisha. Umugore wari uri hano araje aravuga ati wa mugabo we newe isoni nawe, newe isoni n'iyo mico yawe mibi pe. Ati ntiwongere no kugira ijambo na rimwe umbwira, gute wananiwe kwita ku mwana wawe wabyaye, ese uyu tugiye kubyara niwe uzashobora kwitaho? Ati rwose mvira mu buzima, sinzi n'impamvu waje mu buzima bwanjye. Umugabo arangije aravuga ati rwose ariko wowe ndagukunda, uyu mugore twabanaga sinamukundaga. Umugore wari uri hano aranje amukubita urushyi ati nta n'isoni ukifata ukavuga ko umugore wateye inda akakubyara ngo ntabwo wigeze umukunda? Ati se njye uzankunda gute utarakunze uwakubyariye umwana akamukuza? Ati se ubundi ndamutse mbyara uyu mwana wacu nabeho, njye wakomeza kunyishimira gute n'uwakubyariye mutabanara? Ati wa mugabo rwose uri igisebo, ati hitumvira no mu buzima reka nigendere. Ubwo wa mugore wari utwite yagiye ari kurira agahinda kari kamwishe. N'uyu wari uri hano aravuga ati mwana wanjye rwose twigendere. Umugabo ahita agaruka kwinginga uyu nguyu yataye. Umugore araje aramubwira ati wa mugabo we ndekura, ese wo mwari muri kumwe aragutaye urumva ngiye nakwemera kuza tukabana? Ati n'ubundi nari nshoboye kwibeshaho udahari mu buzima bwanjye, rero mbabure mvire mu buzima yo. Umugore uri hano desi yari ababaje. Uyu mugabo uri hano bigaragara ko nta mutima agira, aranje abwira umwana we ati mwana wanjye wansabiye imbabazi. Akana karanje karavuga ati papa ntabwo nzigera nkubabarira mu buzima bwanjye pe. Umugabo yarapfukamye ariko biranga bibi by'ubusa n'ubundi baramusiga. Ati wa mugabo rwose nta n'ijambo na rimwe ukwiye kuvuga imbere yacu, ndetse ubu ngubu nta n'icyo uri cyo mu buzima bwacu. Umugore wari uri hano yarakomeje ararira, akomeza amubwira nabi. Aranje aravuga ati mwana wanjye vayo twigendere tujye gukomeza tubeho nk'uko twari tubayeho. Umugabo yasigaye wenyine abura uwo afata n'uwo areka, ndetse abagore bose bari bamutaye. Ni nahangahe inkuru yacu isoreje. Mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru zijye zikugeraho ku gihe. Bye bye, turabakunda cyane.